Yes, birihutirwa niyo mpamvu natwe tugarutse muri studio ikitaraganya kugira ngo tubagezeho aya makuru atugezeho nonaha. Ni nkuru tubonye rwose tutabona umwanya wo kuzitindana bigendanye nuko ari amakuru agezweho muri make yihutirwa. Aya makuru tugiye kugarukaho akaba tugiye kugaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza guhera kuri iyi nkuru igaragaza ko tayari bidasubirwaho confirm umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru tayari yo byamaze kuba official, wamaze kuba ufungwa. Uyu mupaka rero wafunzwe kubera iki? Ese niki kigiye gukorwa? Ibi byose tugiye kugenda tubikubwira. Hano imbere yacu dufite amakuru akomeye cyane. Hari ikindi gihugu rero nacyo gishobora kuza kwisanga. Igihugu cya Uganda kwanza nta nubwo ari nibanga. Igihugu cya Uganda nacyo birashoboka ko nacyo kishobora kuza kwisanga umupaka ugihuza n'u Rwanda rwose wugariwe cyangwa se ufunzwe wugawe. Ese kwera iki uyu mupaka w'u Rwanda na Uganda nawo ushobora kuza kugarwa cyangwa se gufungwa? Ibi nabyo tugiye kugenda tubikugezaho muri iki kiganiro cyacu. Amakuru ndimo ndakura n'ubundi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo adasanzwe yihutirwa, nifuza ko buri wese akwiye kumenya cyangwa se agomba kumenya nuko umutwe wa M23 waburijemo ibitero bikomeye cyane byari byateguwe n'ubundi mu by'ukuri byerekeza ku butaka bw'u Rwanda. Ibi bitero bikaba byari byatangiye kugenda bitegurwa nyuma yuko umuhungu wa Habyarimana, ndavuga Jean-Luc Habyarimana, byari byamaze cyangwa se byamaze kugaragara ko yageze hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ibitero biri gutegurwa no kuba byagaruza umujyi wa Goma birimo uwitwa General Omega Jean-Luc Habyarimana, ndetse bikavugwa ko n'uyu mugabo bita ni Kayumba Nyamwasa nawe abiri inyuma ariko nubwo ataragera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bitero rero nyabuneka ndagusaba kuza kuntiza umwanya mbere yuko ujya muri comment cyangwa se ugira byinshi uduta ukomantinga kuri iki kiganiro. Ndagusaba kubanza ukantiza umwanya nkabanza nkabakuvira iyi nkuru imuzi n'umuzingo, ukamenya ibi bitero aho byari byateguriwe ndetse n'uburyo ki intare za Sarambwe zaburijemo ibi bitero bikomeye cyane byari byateguwe n'ubundi n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, bagamije mu by'ukuri ari gutekereza ko ngo igihe kwanza byose ndaje mbigaruko turacyari mu mfunyamfunyi. Muri iki kiganiro cyacu turaza kugaruka n'ubundi ku yindi ngingo ikomeye cyane, inama yabaye ku munsi w'ejo. Mu kiganiro cyacu nzajya ngaruka no kubiri kuvugwa ibihuha biba biri kugenda bivugwa n'ubundi ku baturage b'abanyekongo mu magroupe agiye atandukanye ku marezo sosiyo, baba bagenda bavuga nyine rumors zabo cyangwa se ibihuha baba bagenda bavuga, nabyo tuzajya tubigaruka ku ikubitiro. Rero hari igihe bahise bazana cyangwa se bavuze bivugwa ko ngo M23 ejo ngo yaba yaraganiriye n'abapasteri b'amatorero agiye atandukanye nyuma ya nama cyangwa se cya kirori bari bateguye hano kuri Stade de l'Unité Igoma cyo gusengera igihugu. Murabizi ko bagiye hano rwose ko hano za Minembwe abanyamurenge bari kubasengera cyane. So icyo gihuha rero kiravuga ko M23 nyuma y'ibyo birori ngo baba baraganiriye n'abapasteri b'amatorero agiye atandukanye hano Igoma. Ese nibiki baganiye? Nabyo ni ibintu bitoroshye, ni ibintu biremereye cyane, niyo mpamvu nkubwira nti nabyo ntuze kubicikwa. Turaza kugenda tubikuvira imuzi n'umuzingo. Muri make turaza no kwakira Vincent ari ku mupaka wa Petite Barriere nonaha aze kutubwira uko byifashe ubu ngubu. Abaturage bari kurira ntiwareba, bari kwibazaho ibicuruzwa bagombaga kwambutsa biri bujye byabacanze. Turaje tugende tubyinjiramo byose gatanu kuri kagenzi kako. Mbere uko twinjira rero sasa mu makuru mu buryo burambuye nkuko ntajya nkwema rwose kubibutsa, reka nongere manze nkwibutse gukora kuri like kuri iki kiganiro, ndetse niba utarana subscribinga ubikore nonaha kugira ngo buri ko dushyizo inkuru uzajye uba mu mbere mu kubona video ikihagera. Gira uruhare rero muri iki kiganiro ukora like ndetse unayisharinga. So hanyuma rero
reka tubanze tutumikira abadutumye duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Hanyuma rero twinjire muri iki kiganiro cyacu cyangwa se muri iyi nkuru y'ifungwa ry'umupaka wa Grande Barriere ndetse na Petite Barriere hano i Rubavu, ndetse hakaba no mu mujyi wa Goma. Tubanze twifashishe gato amajwi ikiganiro mu by'ukuri umuyobozi w'uyu mujyi wa Rubavu cyangwa se akarere ka Rubavu amaze kugirana n'itangazamakuru. Mugenzi wacu Vincent yarahari, nubwo wenda turaza kugenda tumuhamagara, ari hano ku mupaka akatubwira uko ibintu bimeze. Ariko reka tubanze twumve ibyo umuyobozi w'akarere ka Rubavu atangaje mbere yuko twakira cyangwa se turi buze kwakira mugenzi wacu Vincent uri ku mupaka akatubwira uko byifashe. Tuva kuri iyi nkuru twinjira muri ya nkuru y'umuriro y'ibitero bikomeye cyane byakozwe na M23 iburizamo ibitero karahabutaka byari byateguwe mu by'ukuri byagombaga kurasa mu Rwanda. Reka rero sasa twinjire mu kiganiro. Impamvu imwe nyamukuru yuko mu gihugu cy'abaturanyi hamenyekanye ko ikibazo cya Ebola cyamaze kugera mu baturage baho, kubera rero ko tuba tudafite amakuru yose y'ababa barahuye n'abacyanduye. Twafashwe icyemezo cyo guhagarika urujya n'uruza rw'abantu, baba bambuka baba n'abinjira mu Rwanda, kugira ngo tubanze twitegure neza icyorezo kitazadutungura, kitazinjirira muri uko kutitegura. Ibi rero nibyo byabaye kuba twafunze imipaka yacu yemewe duhuza na Congo, ubundi nine tugira umupaka wa La Corniche, wa Poilour, wa Kabuhanga no ku Cyambu cyari ku kiyaga cya Kivu i Nyamyumba. Iyo mipaka yose ubu bari gukora ntabwo iri kugerwamo n'abantu. Ingamba zafatwa wenda kwifashishwa n'izi ingamba za mbere ni ukuzamura ubumenyi, ubukangurambaga abaturage bacu bakamenya uburyo bafata ingamba nabo ubwabo ku giti cyabo, kuko n'ubundi icyorezo buri wese arakirinda. Kugira ubumenyi rero bwo kumenya uko cyandura, kugira kuzamura igipimo cy'isuku, ariko no gutanga amakuru kubo batekereza hari umuntu waba afite ibimenyetso bidasanzwe, bakaba bamugeza kwa muganga cyangwa bakabwira inzego z'ubuzima. Ntabwo ari ukugeza kwa muganga, ahubwo ubwabo bahita babwira inzego z'ubuzima, harimo n'abayobozi batandukanye, bagafata icyemezo cy'aho bamugeza. Hari ibigo by'ubuzima by'umwihariko wenda byaba byashyizweho mu kubakira ibigo n'ibyo byakira abantu bagaragayeho ibimenyetso muri karere. Hari amakuru atandukanye agomba gutangazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubuzima RBC, kuko abaganga bari kuri iyo mipaka yose muri screening, kugira ngo
umuntu bakiriye bamufatira ibimenyetso bakora ibizamini byose hanyuma nibo baba bazi icyemezo bafata nibo bazi aho bohereza umuntu muri icyo gihe cyose cyo gutegereza ibyo rero ni amakuru atangwa na Minisiteri y'Ubuzima cyangwa RBC. Hari n'abaturage muri rusange basanzwe bakoresha umupaka nabi bakanyura mu nzira z'ubusamo zitemewe n'abari basanzwe bawukoresha mu rwego by'umwihariko. Iyo tuvuze ko umupaka utari gukoreshwa tuba tuvuze hose aho hari hasanzwe hatemewe nubwo hari ababirengagaho abo rero turabasaba noneho kumva ko iyo tuvuze umupaka n'inzira zose zitemewe zose ziba zihagaze kuko n'ubundi zari zisanzwe zitemewe ariko ubwo duhita tuzamura n'uburyo abayobozi mu midugudu mu masibo mu tugari bose babigiramo uruhare ku buryo dushyiraho n'uburyo bwo kugenzura ko byubahirizwa nta muntu rero n'umwe wemerewe kwambuka umupaka kandi ntibikwiye kuba bikorwa ku buryo bw'imbaraga ahubwo buri muturage akwiye kuba abikora kuko ibi byose biri mu nyungu ze. Hari abaturage bakora ubushabitsi buciriritse bakunda kubona icyo kurya bagiye hari hakurya babonye muri covid mubashyiriraho uburyo bwo gufashwa baramutse bagize ikibazo ko batari gukora ubushabitsi bwagenda haracyari kare cyane burya umuntu ujya gucururiza muri Kongo akenshi na hano mu Rwanda ahacururiza kuko abakiriya bari ahantu hose rero ubucuruzi burakomeza icyo tutemera ni ukujya hakurya y'umupaka rero dusanzwe dushinzwe abaturage iyo ikibazo kigaragaye turagisuzuma tukagikemura ntabwo tugiye gutangaza ngo ntabwo twari twabona ikibazo nk'icyo ngicyo ariko igihe cyamenyekanira hari inzira nyinshi zo kugikemura hari n'abaturanyi ubwabo barabanza bakagikemura mbere y'uko kigera kuri leta. Abana b'abanyekongo bigaga muri Kongo bo biraza kugenda bite? Burya ubuzima buri hejuru ya byose umupaka wabaye ufunzwe kandi ntabwo ufunzwe burundu ni ugufungwa by'agateganyo kugira ngo tubanze dufate ingamba tubanze turebe dusesengura amakuru ibyemezo rero bizakomeza gufatwa ntibabifate nk'aho umupaka w'u Rwanda na Kongo ufunzwe burundu ahubwo ni uko aba ari icyemezo gifatwe kugira ngo tubanze twisuzume tubanze turebe ko ingamba zihagije ni ibintu by'agateganyo rero nibabe bagumye mu gihugu cyabo n'abanyarwanda bagumye mu gihugu cyacu ubwo ibyemezo bizafatwa bazabimenyeshwa. Abenshi mu twaganiriye basanzwe bacuruza bya bicuruzwa bihora nk'imboga n'imbuto baravuga bati mu gihe cya corona cyangwa no mu gihe cya Ebola muri 2019 hari ingamba zashyirwaga ariko bakambuka mu matsinda bagashyirwa mu matsinda ntibambuke bose akajyambuka bamwe kugira bya bicuruzwa byabo bitangirika no kugira hatazamo ubuhemu mu bucuruzi kuko harimo ababa baranishyuwe imbere barafashwa bati ibi byose turabisuzuma dufite inzego zitandukanye dukorana nazo nk'iryo soko mvuga rifite abayobozi baryo dufite urwego rw'abikorera baduha amakuru tukamenya niba hari umusaruro wabaye mwinshi ahantu udafite isoko ariko tuba dufite n'ahandi habuze umusaruro igisubizo cya mbere ni ugucururiza mu Rwanda kuko amasoko yo mu Rwanda yose arafunguye n'abanyarwanda ubwabo barabikeneye cyane ko no muri iki gihe ntabwo imboga ari nyinshi rero abantu ntibatekereze ko isoko riba muri Kongo honyine na hano mu Rwanda isoko rirahari kandi nongere mbibutse ni ibintu bitazamara igihe kinini ni ibyemezo biba bifashwe kugira ngo tubanze twisuganye neza tubanze turebe ko buri kintu cyose kiri mu mwanya wacyo. Murakoze namwe. Yes, ikigaragara rero ngira ngo sasa reka tubone twinjire mu kiganiro. Ikigaragara cyo abaturage batuye hano Igoma navuga ko bagiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Impamvu mvuga ko bagiye guhura n'akazi cyangwa se n'ibibazo bikomeye cyane ubona ko kenshi bigendanye nuko twari twanabigarutse mu kiganiro cyacu kibanziriza iki turi kugaragaza uburyo ki hari ibitakigera hano Igoma bitewe nuko hari kuyoborwa n'inyeshamba M23. Murabizi hari ibicuruzwa byinshi, hari ibihugu, hari abarwemeza mirimo mu bihugu bigiye bitandukanye byo mu by'Iburayi byo ku migabane ya kure byazanaga ibicuruzwa hano Igoma. Ugasanga mu by'ukuri abaturage bafite imirimo bari kurya bari kubona byinshi uburyo bw'imikorere bumeze neza ariko bigendanye nuko ubu ngubu ibihugu bitakiza bagwizatunga cyangwa se barwemeza mirimo bo mw'ibyo bihugu batakigera aha muri ibi bice
ubona ko n'ubundi ubuzima ntabwo bwari buhagaze neza 100% ku bigendanye mu by'ukuri n'ibiribwa cyangwa se n'imikorere. Nkavuga nti rero sasa nk'umuntu ukunze kujya hano i Goma, mwanabyiyumviye ko abacuruzi benshi ibicuruzwa byinshi byavaga hano i Goma mu by'ukuri bikajyanwa he muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano mu mujyi wa Goma. Ndamutse rwose mpamya yuko donko ngiye ku giti cyanjye ndahamya neza ntashidikanya ko kuva uyu mutwe wa M23 wagera hano i Goma, mu by'ukuri ibicuruzwa byinjira muri Kongo bivuye mu Rwanda byabaye byinshi kurusha ibiva muri Kongo biza hehe, biza mu Rwanda. Donc hari n'ushobora kunyumva agahita avuga ahubwo nta n'ibikivayo. Muri comment ubwo muraza kugenda mutwandikira. Ibicuruzwa byinshi biva mu Rwanda bijya muri Kongo. Muri make isoko ry'abaturage batuye hano i Rubavu ry'Abanyarwanda nava ko muri iminsi ryari gukorerwa cyane ku hari bagwiza tunga cyangwa se abashora mari benshi bari gushora imari yabo hano muri uyu mujyi wa Goma, bigatuma abaturage bo muri bice bagira ibyo babona birimo imboga n'iki byose byoroshye. Kuko rega ntago twava ko hano muri za Masisi hano za Rucuro havayo ibyo kurya byinshi, nubwo M23 gituruka muri AFC bagiye babigaragaza ko bivayo, ariko ntabwo ariko biva kuko hari inzira ziba zitameze neza. Twarabibonye nko muri za Rucuro ambiscade zijya zitegwa amamodoka ugasanga bayatwikiye mu nzira, ntago bimeze neza 100%. So rero ugahita ubona ko hano mu mujyi wa Goma noneho igihe uyu mupaka waba utinzwe gufungurwa, uyu mupaka uramutse utinze gufungurwa, ndakubwiza ukuri bishobora kuza kuba ibindi ku kijyanye n'inzara. Mu by'ukuri bakaba bahamba inzara. Sinzi mama harana hoze mbona ati nuguhamba inzara, ati naho tugiye gushingura inzara, kumva ko nyine hari ikibazo hari ikibazo cy'inzara iteye ubwoba hano mu by'ukuri muri bino bice. Mukanyero Vincent nituza kumwakira araza kutubwira ari kuri Grande Barriere, ariko kugira ngo tutaza kugenda dusubira inyuma, reka tubanze sasa twinjire no mu izindi nkuru nabashe kugenda mbategurira. Ni inkuru itubwira ko ku munsi wo kwa gatanu birumvikana ni tariki 15 zo muri iki cyumweru turimo z'ukwezi kwa gatanu 2026 habaye ubwicanyi cyangwa se habaye operation idasanzwe yakozwe n'intare za Sarambwe. Iyi operation rero biravugwa ko hano muri parike ya Virunga ku gice cya za Rucuro hari hamaze kugera abarwanyi ba FDLR benshi cyane bayobowe n'ubundi na General Omega, ariko General Omega ntabwo yari kuri iyo field, ubwo hari uwitwa Gihome rero Colonel Gihome rwose ne wari uhari ayoboye uyu mutwe wa crap udasanzwe bari gutegura n'ubundi bya bitero byabo boma buri gihe bavuga ko mu by'ukuri bashaka kugira gutera igihugu cy'u Rwanda. Abantu badukurikiye muri za Rucuro muri bice barabizi neza kuturusha. Uwo munsi hagaragaye drone nyinshi cyane bivugwa ko arizo ku ruhande rwa M23 zizenguruka aho muri za Rucuro ndetse zikanikoza hejuru zikagera hehe, zikagera na hano hejuru muri iyi parike ya Virunga. Biza kurangira rero mu by'ukuri izi drone bivugwa ko ari za AFC/M23 zifashe amakuru adasanzwe agaragaza ko abarwanyi naho bari gutegurira ibitero, ubundi M23 itangira operation. Iyi operation ikaba yarasize donc ngo bahise batangira gukora icyitwa sharing, baransa amabombe menshi cyane mu by'ukuri muri parike ya Virunga aho babonaga hose ibyo bitero byari biri gutegurirwa. Biza gusiga rero biguyemo abarwanyi ba FDLR batari bake cyane ko mu by'ukuri intare za Sarambwe cyangwa se 23 bahise banohereza n'abandi barwanyi beza babandi bitaho makasike bo hasi ku butaka, barabohereza nabo bajya muri operation. None hasi ku butaka muri parike ya Virunga ivumbi riratumuka bakozanyeho karahava. Amakuru rero akavuga ko mu by'ukuri ari ibitero n'ubundi byari biri gutegurwa ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se n'uyu muhungu wa Habyarimana nawe watangiye kugenda agira akaboko cyane muri iyi mirwano cyangwa se kuri bitero biri kugenda bitegurwa na za FDLR. Nkuko amakuru no kutugeraho ko ubu tuvugana ashobora kwa kirano muri za Warikare ndetse aho ari kugirana ibiganiro yasuye uwitwa General Omega
bakaba bari kugirana ibiganiro, bari gutegura uburyo ki bagomba gukomeza ibitero, ariko ibitero byo bikaba bigamije kubanza byafasha izi ngabo za Kinshasa cyangwa se za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwigarura umujyi wa Goma. Hanyuma uyu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu bikaba ari byo biba bezi kukuba byabafasha n'ubundi ngo kuba byagaruza mu by'ukuri uyu bice cyangwa se byabafasha nyine babahagira ibirindiro bikuru bizajya bafasha kugaba ibitero mu Rwanda. Ngayo amakuru nuko ahagaze, ndimo ndabona rwose ndi kugira ngo nkubite mbangura twakire Vincent tugarukero Igoma. Ejo habaye ibirori ndetse n'amasengesho yo gusengera igihugu, ibi byo twagiye tubigarukaho, ariko inkuru idasanzwe igihuha kiri mu bakongomani hano Igoma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ku marezo sosiyo. Baratangaza ko ngo ASM Vetura ngo baba baragiranye ibiganiro nyuma rero y'ibi birori, bagiranye ngo ibiganiro n'abapasteri cyangwa se n'abayobozi b'amadini agiye atandukanye ya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ni amashuri banumvishe bavuga ngo ni amashuri. So rero ibiganiro bagiranye ngo ASM Vetura ngo babwiye ko ngo babategetse ko ngo mu materaniro bazajya bohereza umusirikare ngo amaturo yose atuwe ngo M23 ikagira ite ikayatwara, none ngo aba bapasteri ngo bakazajya bagererwa salary cyangwa se umushahara. Nikojeje rero muri M23 kugira ngo nkurikirana aya makuru numve niba ari byo, niba biri imihanda, kuko maze iminsi ndeba audience y'abantu mudukurikiye nsanga harimo n'abakongomani benshi. Niyo mpamvu nibi bihuha biba biri kugenda bivugwa muri ibyo bicaho muri Kongo, nzajya mbigaruko nindangiza mbabwire ukuri kuriho. Ibihuha rero biri kugenda bihwihwiswa ku marezo sosiyo nahe hose, biragaragaza ko ari ibinyoma. Amakuru nje namaze kwikurira muri ASM Vetura nagerageje kwibariza kwinekera, nsanga nta biganiro byigeze baho n'abapasteri. Muri make uwazanye iyo nkuru uwo nguwo afite icyo agamije, ntabwo M23 icyo kintu rwose iri kugitegura mu byo iri gutegura. Ndimo ndabona mu by'ukuri reka tubanze twakire kwanza mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone tumushakishe, kuko ndabona anytime dushobora kuva hewani rwose. Ndimo ndabona ubuhanga bw'ibyuma ari kutwereka ko harimo akabazo. Vise wiriwe neza? Neza Fighter. Uri ku mupaka wa Petite Barriere, uri kuri la Coroniche? Ndi ku mupaka mutobo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ya byifashe bite rero, abaturage bameze bate ku bigendanye n'iri fungwa ry'uyu mupaka, bigendanye n'ibyago biri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Abaturage by'umwihariko barimo ibitenda nka bine. Cyiciro cya mbere n'abaturage bacuruza imboga n'imbuto, babandi batirinze bazitwara ku mabati. Yego. Bo barimo bararira cyane kuko kenshi na kenshi ubuzima babukeshaga kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucuruza buri munsi, kuko abo twaganiriye bambwiye ko babona grâce y'uko bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajyanye imbuto cyangwa imboga. Yego. Ubona yuko ari icyemezo cyaje kibakonga n'ubundi nuko n'ubundi baratanga ubuzima buciriritse nk'uko babivugaho ubwabo. Bakavuga yuko babona ko biramutse bikomeye n'ubundi basubira habi nk'aho bari mu gihe cya COVID-19 muri 2019-2023. Yego. Cyane ko n'umuyobozi w'akarere avuga ko igihe COVID yagagaho babongereza benda bakajyayo. Ubu ntabwo umuyobozi w'akarere abyemera ko hagira abajya kubera ingamba zafashwe nk'uko n'amwe yabidutangaza mu kiganiro twagiranye. Iki cyorezo cyo kirakaze cyane kandi cyandura mu buryo budasobanutse cyangwa se bwihuse cyane, ingamba zitanakajijwe byaba harimo mu by'ukuri no kunegirija. Vise biravuga ko muri Ituri ngo hamaze kwandura abarenga 80, nanjye ngo bamaze kwandura, hamaze gupfa abagera muri za 80 bazize iki cyorezo cya Ebola. Amakuru mashya ufite kuri iki cyorezo cya Ebola kubakomeje kuba uri gupfaho Igoma cyangwa se aho muri Kongo byifashe bite? Yenda naraje muri Ituri nayo ngo abaturage nyine nabonye abarimo ibyiciro bimwe. Nari baze kubwira icyiciro cya mbere cy'abacuruzi imboga n'imbuto, uko bari kuvuga n'uburyo babona izi ngaruka zo gufunga umupaka biri mu bagire imisoro. Icyiciro cya kabiri ni babandi batwara imizigo ku tugare. Ndetse na bamwe bayipakurura nabo baravuga ati nta buryo bw'imibereho y'ibiciro leta wenda ko
iraza kudufasha kuko kenshi turya ari uko twakoze ati kandi upakurura uko hari ibyavuye mu Rwanda bivuye mu bindi bice noneho tukabipakurura twifatira amasoko tugari abanyamagare nabo bakavuga bati natwe twatumaga tukabijyanayo noneho tukabona icyo kurarira n'icyo gutungisha imiryango nabo bararira yo kwarika kuko babona ko bishobora gutinda kandi bikaba byabagiraho ingaruka. Icyiciro cya gatatu ni abavunjayi n'abacuruza mobile money cyane hari abacuruzaga ku ruhande rw'u Rwanda ariko hakaba hari n'abacuruzaga ku ruhande rwa Kongo cyane ariko bamwe bakora kuvunja mu buryo butemewe n'amategeko yaba ari hano ku Rwanda cyangwa hirya hakurya muri Kongo ariko n'ubundi b'abanyarwanda cyangwa b'abanyekongo ariko bahitamo gukora iyo myuga nabo bararira ko baravuga bati kubaho biraza kutugora kuko abaguraga muri Kongo bavuye mu Rwanda bavaga mu Rwanda baje kurangura mu Rwanda nabo nibo babahaga inyungu ku mafaranga y'abanyamahanga bakeneraga nabo baravuga bati biraza kutugora cyane ko kuba twakora n'umurimo n'ubundi mu Rwanda aho biragoye wumva nabo bafite ikibazo abandi bafite ikibazo gikomeye ni abanyarwanda n'abanyekongo bafite abana babo abiga mu Rwanda ab'abanyekongo n'abiga muri Kongo b'abanyarwanda hakaba hari n'abanyekongo nanone baba mu Rwanda ariko bakiga muri Kongo ukabona ikibazo gikomeye cyane kuko bavuga bati nta buryo tuzajyana n'abana bacu ngo bige nta buryo abanyekongo bazaza mu Rwanda ngo bige kuko bigoye ariko umunyarwanda uri muri Kongo yemerewe gutaha akaza umunyekongo uri mu Rwanda yemerewe gutaha tubazaniye rero ibyerekeranye n'ibyo byiciro byose yagiye adusubiza ko ingamba zafashwe inzego z'ubuzima zajya zitanga amakuru bitewe n'uko barajya babona icyorezo kimeze abakabo ngabo bacuruza mu Rwanda n'ubundi imboga z'igihe ziba ari nkeya bacuruze mu Rwanda abo ngabo biga mu Rwanda hari amashuri bize mu Rwanda abo nabo batwaraga imizigo mu Rwanda hari aho batwara imizigo hari ibice bimwe na bimwe biba bidafite ibiri mu karere ka Rubavu bakore mu ubwo buryo babijyana mu bice ubwo meya yasubizaga atubwira mu kiganiro twagiranye ikibazo warumaje rero cyerekeranye na Ebola muri Ituri ndetse no muri Afurika ya Kongo muri rusange rero kamanze ne bari mu mupaka nk'uko umugenzi wanjye ukora muri Afurika